Hello friend, muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gutanga gift kuri TikTok, uburyo ushobora kugura ama gift kuri TikTok, uburyo ushobora guha bagenzi bawe ama gift ndetse n'uburyo ushobora kubona gift mu buryo bworoshye. Mbibutse ko kugira ngo ubone gift bisaba kuba ufite icyitwa amacoin. Amacoin kuyabona rero bisaba kuyagura bisaba kuba ufite ikarita ya banki. Urugero wenda mu bwoko bw'amakarita nzi hari Visa, Debit Card na Mastercard. Tukiri hano rero iyo ugiye hariya kuri uriya mubare uba uri hariya, uriya ni umubare w'abantu baba bagize pano bose. Hariya harimo akabari 10, hariya ni umuntu uba watanze gift kuruta abandi bose. Iyo ugiye hariya hari agatima harimo n'akamenyetso ko guteranya uba ugiye kwiyandikisha. Iyo uje hano kuri aka gafureshi harimo umubare 90 uba ugiye gusharinga kugira ngo n'abandi bantu baze mube benshi. Nzamwumva kenshi host abivuga. Iyo uje hano uba ugiye hano hari abantu babiri, utumenyetso tw'abantu uba uri kwaka request kugira ngo host akozamure kuri pano. Iyo uje hano uba ugiye kuvunjisha cyangwa se ugiye kugura gift igihe utazifite cyangwa se uri kugira ngo utange gift. Gutanga gift ni byiza, bituma account yawe izamuka bakakuzamura kuri level yo hejuru. Niyo mpamvu uba ukwiye gukora live, kandi igihe ufite abafollow bakeya bariyongera kuko abantu baza hano bakagufollowinga mugafollowingana bigatuma umubare w'abantu bazamuka. Murabona ko hano mfite amacoin 4 yonyine. Amacoin arahenda kandi kugira ngo uyabone biba bisaba kuyagura. Hari nubwo abantu bashobora kuyaguha. Urugero wenda nka 0.08 ni amacoin 5 baguhereza. Mu manyarwanda ni amafaranga 104. Amacoin 70 murabona ahwanye n'idolari 1.10. Aya ngaya rero ni amafaranga y'amanyarwanda ari mu 1427. Rero ushobora kugura amacoin atandukanye bitewe n'ubushobozi ufite kuri konti yawe ya banki. Rero iyo uje hano muri calculatrice kambere kuko muzajya mubikarikira abantu mutazi ngo amadolari aya n'aya aba arangaye mu manyarwanda. Iyi video igiye kubibereka. Uraza hano ugahitamo USA, hejuru ugashyiramo igihugu cy'u Rwanda. Amafaranga wanditsemo hano bahita bayakwereka mu manyarwanda. Ushobora kuza ugahitamo n'ikindi gihugu, ntabwo ari ngombwa USA, kuri biriya bihugu bikoresha amayero, amapawundi gutyo. Murabona ya 0.08 ni amafaranga 103 y'amanyarwanda n'ibice 7. Hano ni hahandi uzasanga baguhaye amacoin 5. Murabizi ko idolari muri iyi minsi ryarahenze. Amadolari arahenda cyane. Rero twebwe twishyura mu madolari turahendwa. Murabona 1.10 ni amadolari 1427. Reka mbishyiremo neza mu birebe. Hari hano nari ngiye mu mayero. No 1.10 amadolari mu manyarwanda ni amafaranga 1427.23. Urabona rero ko amacoin ahenda. Kandi mu kuyatanga, iyo uri gutanga amacoin noza TikTok ifataho gusa nawe guhaho ariko ifataho. Ariya rero ari amafaranga y'amacoin n'uha umuntu gift, buriya ni amafaranga umuhereje. Urugero nk'abantu ba hostinze akenshi ariya barayabikuza, bishobora no kugera ku kwezi yagize 300,000 kuri account ye ya TikTok. Baranayarenza ari n'abageza muri za miliyoni. So tugarutse kuri ya pano yacu rero, yo kubereka bimwe na rimwe kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Iyi video nayikoze kubwo abantu bari bamaze iminsi babimbaza. Hano hari umuntu, urugero kuri Win, mugiyeho naba ngiye kumuhereza gift. Muri gift rero murabona hari ubwoko bw'amagift atandukanye. Hari ice cream, aga TikTok, akaroza, finger, friend Nick, music play
ndetse n'izindi gift ushobora kuza ukamuha bitewe na gift ufite. Njyewe natanga ka ice cream cyangwa se n'utundi kubera ko murabona nta gift mfite amakoini ane gusa. Ushobora kuza ukamuha iyi kapu, ukamuha iyi hati cyangwa se ukamuha iyi manigani. Icyiza cyo gutanga gift rero kuri TikTok bituma account yawe izamuka bakakuzamura kuri level yo hejuru. Urabona ngiye mfite level ya 7. Level ni nyinshi cyane kandi iyo bakuzamuye bituma account yawe ikomeza gusa neza. Urugero reka ntange aka ka ice cream, murabona ko bahise babigaragaza ko nkatanze mpite nsigarana amakoini 3. Buriya tugarutse hano kuri za gift zacu, hano iyo ugiye kuri charginga ngiye kubibereka nabwo iyo ukoresheje ikarita ukuntu babigenza. Ikarita yawe ugomba kuba biba byiza iyo ufite na account muri PayPal account kuko bizagufasha kubikura aya mafaranga. Izi gift ni amafaranga baba baguhaye. Noneho tugiye kuri charginga, murabona hano amadolari 0.08 bihwanye n'amakoini 5 top selling bagiye kuyangurisha. Murabona ko ngewe nkoresha ikarita ya Visa. Nababwiye ko ikarita ziri amoko 3: debit card, mastercard ndetse na Visa. Ubwo nibwo bwoko bw'amakarita nzi, wenda birashoboka ko hariho n'andi kandi kugira uyibone bisaba kujya kuri banki. Visa ushobora kuyikura kuri I&M bank cyangwa se ushobora kujya kuri Equity cyangwa na za Ecobank n'izindi banki. Murabona iyi yanjye ni Visa ku batari babizi. Iyi Visa rero ushobora kujya kuri I&M bank ugafunguzamo konti bakayiguha. Iyi karita rero baraza bakakwereka ahantu ho gushyira imibare mu ntuza. Biba byiza iyo wafunguye account muri PayPal kuko hano kugura amagift nibwo usanga bikoroheye, ndetse nzabereka ukuntu bafungura account muri PayPal kuko bizagusaba kubikuza aya mafaranga yawe, aya baguha yitwa amakoini kuri balance yawe aza ari amafaranga. Rero icyo musabwa ku bantu bafite international TikTok, murabona hano uko nishyuye payment successful. Ubu ntanze amafaranga 103 mu manyarwanda, bahise bampa amakoini 5. Murabona bayongeyeho, mise ngira amakoini 8. Ibi rero bihita bizamura level yanjye, uturuka kuri level ya mbere ukazamuka iya 7, level ya 8, level ya 9, level ya 15, level ya 20. Level ni nyinshi cyane. Hano rero murabona yuko 0.08 ni amakoini 5 baguhereza. 1.70 baguha amakoini 70, 1.10. Hano rero reka turi charginga kugira ngo murusheho kubibona ndetse no kubisobanukirwa. Murabona hano kuri Google Play, kubera ko ubundi amakarita tuyakoresha twishyura ibintu mu mahanga. Ubwoko bw'amakarita nzi hari Visa, hari debit card ndetse hakaba na mastercard. Izo nizo karita nzi. Njyewe nkoresha iyi ngiyi ya Visa, iyi muri kubona hano. Murabona na hano babyanditseho bamenyesha yuko ari Visa. Icyiza rero cyo gutanga gift kuri TikTok bituma level yawe izamuka, kandi gift kuri TikTok aya ni amafaranga baba bari kuguha. Urayabikuza, ushobora kujya ku kwezi ufite 100, 200, 300 cyangwa se ukaba ufiteho na miliyoni bitewe n'ubushobozi ukaba bagiye baguhereza ya magift. Rero iyi karita kugira uyibone uzagana banki, ushobora kujya kuri I&M bank
ushobora kujya kuri Equity, Cogebanque, Ecobank cyangwa se ukajya muri BK nibwo ubona iyi karita, nta bundi buryo wayibona. Cyangwa se abantu bakakugurisha amagifuti nabwo bajya babikora, umuntu akaza akavunjisha akakugurira amagifuti akayaguhereza, ukamuha amafaranga y'amanyarwanda we akayakohereza ku ntuza kuri TikTok. Hano rero murabona ko ndishyuye payment successful, bahita babikwereka ko wishyuye, ikindi baguha message. Ubwo rero tuje hano murabona ko nari mfite amakoyini 3 ayisaba amakoyini 8. Ushobora kuza ukagura amakoyini kubw'ubushobozi bwawe ufite kuri akawunti yawe ya banki. Ushobora kugura amakoyini menshi arenze aya ngaya, hari abo usanga bafiteho amafaranga menshi, amafaranga ku kwezi barayabikuza. Ikindi kumwe bavuga ngo gutapinga, ukora hano, biba byiza ukoze hano mu mutwe wa host ukajya ukora muri screen. Noneho uyu mubare ntunzeho fresh, hariya ni umubare w'abantu baba bagiye baguha amagifuti. Ariya magifuti rero iyo winjiyemo usangamo abantu muri inshuti cyangwa se mutari inshuti, ni cya gihe bavuga ngo kanda kuri runaka ukuremo abo bantu. Murabona ko aba ngaba nta n'umwe turi inshuti usibye uyu nguyu wanditseho Karara. Ugenda ukora kuri utu dusaraba dutukura, ubwo iyo umufurowinze araza akagufurowinga baki. Hano iyo uje ku marayivu, urugero naguha cyangwa se icyo nakwigisha, niba ufite abantu abaforowa bakeya ujye ukora amarayivu cyane, kuko uzahakura abaforowa benshi cyane, nta n'ahandi hantu abaforowa bawe wabakura. Hari igihe wenda ibyo uba ukora baba babikunda cyangwa se batabikunda, ni kenshi uzasanga igihe uri ku marayivu abantu benshi uzasanga basuye urubuga rwawe, kandi barabikwereka ko hari abantu basuye urubuga rwawe ugasanga baguhaye amarayike, ugasanga baguhaye amagifuti. Iyo ugiye kuri balance yawe aya ngaya uyasangaho kuri balance ya TikTok. Ushobora no kuyavunjisha nawe ukayatangamo amagifuti, birashoboka. Ikindi ari menshi urayabikuza rwose, kuyabikuza birashoboka cyane, ukayabona ari kashi. Ariko nyine cya gihe bigusaba ya karita, utayifite ibyo byose ntiwabikora. Utayifite keretse ugiye uyavunjisha ukayagurisha abantu, bo bakaguha amanyarwanda bakayakohereza kuri mobile money, ariko kuyabikuza bwo ntibyashoboka igihe udafite ya karita. Nizere ko umuntu wari ufite ikibazo cyo gutanga gifuti kuri TikTok gikemutse. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo wiyandikishe, kugira ngo video nzajya postinga ujye ubona notification uzibone mu ba mbere.